cyane twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Tugeze ku musozi bita uw'amahoro, umusozi w'amahoro, ahantu umuntu asenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko ndabona mwicaye ku ntebe mwicaye ku ntebe y'umwami bita Ruganzu. Iyi ntebe ya Ruganzu yabaye intebe y'Imana. Kera bajyaga bavuga yuko Ruganzu iyo yavaga guhiga yicaraga ahangaha kuri iyi ntebe. None urabona ko yabaye intebe y'Imana. Uyu musozi wose wabaye uw'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mumbwire rero, basanze mu bihe by'amasengesho turi kumwe n'abakozi b'Imana ahangaha rwose bameze neza. Imana ishoboye byose. Akaburi beza gusa, uzi ko munejeje. Ngaho mumbwire rero ijambo riri kubafasha muri iyi minsi. Imana iravuga iki muri iyi minsi? Imana iri kuvuga iki? Wahanuzi, Imana iravuga iki muri iyi minsi? Iravuga amahoro. Ayahe mahoro? Siko buri wese iyo umuntu yabyutse aba yumva afite amahoro. Icya mbere burya kuba wabyutse uhumeka ni amahoro y'Imana, ko nta muntu wiha kubyuka cyangwa kuramuka. Ongera ijwi ariko abadukurikiye babashe kumva ijwi ryawe. Ni amahoro nyine iyo umuntu yabyutse akaramuka ari muzima, biba ari amahoro, ko nta muntu wiha kubyuka. Burya ni amahoro rero. Umuntu wese aba akwiye kubishimira Imana. Cyane ko abantu b'Imana iyo bari mu bwihisho bw'Imana ntacyo babasha kuba. Reka twumve na murumuna wawe. Ndabona mwese musa wagira ngo rwose mubimeze nka Rusi na Nawomi. Imana ishimwe. Icya mbere Imana irimo iravuga muri iyi minsi ni ukwezwa cyane. Tugomba kwezwa kuko tutazi umunsi n'igihe. Tugomba muri iyi si duhura n'ibibazo, ibigeragezo, ariko byose tugomba kubyezezwamo, tukera imbuto z'abakwiriye abihannye, tukatumbera ururembo rw'Isiyoni. Umuntu wese uri mu masengesho agomba kwezwa, akabwira na bene data bakezwa, kuko nta kintu twageraho tutejejwe cyangwa tudafashijwe n'Imana. Abantu benshi bajya bavuga ngo abantu basengera ku musozi ngo aba ari abantu b'abakene bazahaye, bakubiswe, bahondaguwe. Ese ku musozi hasengera abakene gusa? Aya ntabwo hasengera abakene gusa, hari n'igihe buri muntu wese agomba gusenga Imana, yaba umukene yaba umukire agomba gusenga Imana. Reka nawe tubwire nawe, ubundi iyo bavuze ngo umunyamasengesho ngo aba ari umuntu w'umukene, ngo nibo bakunze kuba mu misozi, hari abakire basengera, bafite aho basengera, n'abakene bakajya aho basengera? Abatekereza ko gusenga ari iby'abakene, abo nabafata ko batarasobanukirwa agaciro ko gusenga, cyane ko gusenga ntago ari impano. Ubundi gusenga ni itegeko ry'Imana, ko Imana yavuze ngo duhore dusenga ubudasiba kandi dusengeshe umwuka iteka. Gusenga rero ni iby'abakire ni iby'abakene, ahubwo umuntu bitewe n'uko aba yishe itegeko ry'Imana nyine niho bagira aho babiherereza, ariko ubundi gusenga ni iby'abantu bose, ko ni itegeko ry'Imana. Bavuga ko gusenga ari iby'abakene rero baribeshya. Ariko Bibiliya n'ubundi mu byanditswe ivuga yuko na Yesu yazamukaga mu gashyamba k'i Getsemani agasenga. Bisobanuye yuko ese byaba uku gusenga muzamuka mu misozi mukazamuka mu ishyamba ahantu nk'aha ngaha, Yesu niwe wabahaye urugero? Ndibwira ko Yesu ari we wabahaye urugero rwo kuzamuka imisozi nk'iyi ngiyi, kuko nayo yari azamukaga cyane. Murakoze cyane. Ariko hari n'irindi jambo nasomye numva ngo Mose nawe yazamukaga ku musozi wa Sinayi agasenga, kandi Imana yari ifite amahema, barayubakiye amahema. Ba Elisa nabo ngo bakazamuka ku musozi wa Karumeli bakajya gusenga. None namwe Imana ibaha umugisha kuba rwose mugera mu kirenge mu cyabo, buriya mufite amakuru y'ijuru,
kandi Imana ikomeze kubaha imbaraga, ibongerera amavuta ibihe byose. Imana ibahe umugisha. amen. Uyu munsi rero mwazamutse uyu musozi, intego rero y'ijambo mwageza ku bantu kuri uyu musozi ni iyihe? Mwageza ku bantu, urumva hari amakuru muba mwahawe cyangwa intego muba mwazamutse yo gusenga, musengera igihugu, niba kuba musengera igihugu n'imiryango ndetse n'ubuzima bwanyu muri rusange kugira ngo bigende neza. yewe ijambo nawe ryanditse muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa mbere. Yego. Haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Iryo ni ryo jambo nabahereza, niryo rimfashije ndi kuri uyu musozi. Ibindi Yesu aduha umugisha. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhezagire rwose. Abantu turashaka kubabwira yuko nk'uko umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana bivuze, ukuboko kw'Imana ntikwananiwe gukora, n'ugutwi kwe ntabwo kwananiwe kumva. Iri jambo rifasha abantu benshi kandi Imana ikomeze kubaka imitima ya benshi. Reka twumve nimba ari mu gusoza, nimba nawe hari icyo warenzaho wafashisha abantu kugira ngo abantu bazagukurikira n'abakunze kubana nawe ibyo gusenga bafashwe n'iri jambo Imana iguhereye kuri uyu musozi. yewe icyo nababwira ni uguharanira kwezwa nk'uko mwene data yabivuze, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, kandi igihe kirageze abantu bakabona agaciro ko kwezwa. Reka mbahe iri jambo riri mu Baroma 12, turasomaho gato. Nuko bene data, Abaroma ibice 12 ku murongo wa mbere. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yego. Nta kindi gitambo Imana ishaka uretse ko twayikorera kandi twejejwe. Kuko utejejwe atazabona umwami Imana, nicyo nababwira. Yesu aduhane umugisha. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubagura kandi ikomeze kubaha amavuta. Kuba mwemeye gufata uyu mwanya wo kuganira natwe ijuru ry'abera, Imana ibahe umugisha. Abantu bakurikira ijuru ry'abera TV, twabakangurira kuza kuri uyu musozi gusenga, kuko ari umusozi abantu benshi bageraho bakaruhuka. Ni ahantu Imana ituye, ni ahantu Imana iba cyane, umuntu uhageze araruhuka, ndikumva hari n'akayaga keza. Hari ahantu ho gusengera hisanzuye, nk'uko Yesu yavuze ngo nujya gusenga ujye ahantu wihereranye na so, kuko so uzi ibyiherereye ariwe uzakugororera. Twabakangurira rero kuza gusengera kuri uyu musozi. Turi ku musozi, abakeneye amakuru bazaduhamagara tukabajyanayo, bakaza bakajya babana natwe muri gurupe ijuru ry'abera, hanyuma bakabana natwe no kuri channel yitwa ijuru ry'abera TV. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.